urumiwe ubuze uko ugira, urihebye ubuze uwo wabaza, nyamara Imana yo mu ijuru yakumenye kera utaraba urusoro. Ikaze mu ndirimbo y'umunsi. Mwene data, birashoboka ko ibihe uri gucamo bigoye, ibyakubayeho byagukuye umutima ndetse byatumye byinshi bizamba. Nyamara Dawidi nawe yigeze kugera mu bihe nk'ibyo urimo, abona amashuri arahagaze, abona ubuzima burabuze, ariko aravuga ngo nubwo bimeze gutyo, ubwo data na mama bazandika, Uwiteka azandarura. Kumbura nawe Uwiteka azakurarura. Iminsi yo kubaho kwawe yose irabaze, kandi nta kintu na kimwe kizakuraho n'umunsi n'umwe, kugeza ubwo Uwiteka azakugira uwo yagambiriye kukugira. Guma mu bikari by'Uwiteka iminsi yawe yose yo kubaho. Yesu agukomeze mu bihe uri gucamo. Imana y'amahoro ikugenderere mu izina rya Yesu, amen. Humurije humura, ibidayumva birahari, ariko iminsi irabaze, akiza ngaho n'umunsi iraguhumurije humura, ibidayumva birahari, ariko iminsi irabaze, akiza ngaho n'umunsi ubupfaka ziburarushya, ubukene nabukazaho, ariko so uri mu ijuru amenye ibi abaza umutima. Ubupfaka ziburarushya, ubukene nabukazaho, ariko so uri mu ijuru amenye ibi abaza umutima.